koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari kugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Igihe cyo kuzuka azabona umwanya mu ikuzo ry'abatoni n'abatagatifu. Inema twarazwe zagaruwe nawe, zasanga Mariya mu bwami bw'ijuru. Niwe niringiye, niwe tuzabana, nzajya kumureba. Nyagasani Yesu nawe nawe ayisangiza n'abamwemeye, harimo n'umubyeyi wacu Bernadette. Hagira ngo mbere yuko dukomeza isengesho, dusabe umuntu wateguwe adufashe kumenya ubuzima bwe, dukomeze isengesho tumuzi neza. Kwa mbere mu mwaka w'1936 avuye mu buzima bwo kuri iyi si afite imyaka 89. Yashakanye na Kimonyo Charles mu mwaka w'1977. Babyaranye abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Abahungu bombi barapfuye, ubu hasigaye umukobwa umwe. Abuzukuru ni 3. Asize umuryango w'abantu 4. Mu busanzwe yari umukristo gatolika. Imana imwakire mu bayo. Tambuka Eucharistia dufite umutima usukuye. Nemera imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'abo bavandimwe, uracumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, mu byo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose. Nicyo gituma ninginga muri mutagatifu mukiri iteka, n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, umusabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, dukize ibyaha byacu, maze atugeze mu bugingo bw'iteka. Utubabarire Kristu, utubabarire Nyagasani, utubabarire Nyagasani, utubabarire. Wapfuye gupera gukomeza kwizera ku muyoboke wawe Bernadette, azazukira ubugingo bw'iteka kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Imana mwana mugategekana mu bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Koko rero ijuru rya mbere n'isi ya mbere
biriho. Nuko mbona umurwa mutagatifu Yerusalemu nshya yumukaga iva mu ijuru ku Mana yabukereye nk'umugeni witeguye gusanganira umugabo we. Hanyuma numva ijwi riranguruye riturutse mu ntebe y'ubwami rivuga riti, dore ingoro y'Imana mu bantu, izabana nabo, bazaba abantu bayo, Imana nayo ibane nabo. Izahanagure icyitwa amarira cyose ku maso yabo, n'urupfu rwoye kuzongera kubaho ukundi, icyunamo, amaganya n'imibabaro ntabyo ntibizongera kubaho ukundi, kuko ibya kera byose birangiye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimire Imana. Turabigaya dukunde wowe Musa mu murima w'imizeti n'ibyago byabanje, yagizaga inda kenshi hamwe kandi n'ibyago, ariko kuko dukunda yabwiye Imana sati, ahubwo reka mbabare mbone gukiza abantu. Yesu Mungu ukiza abantu warababaye cyane. Nyagasani Yesu n'abane nahamwe, amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abwira be ati, igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe ye y'ikuzo, ibihugu byose bizakoranyirizwe imbere ye, maze atandukanye abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso. Nuko rero umwami azabwire abari iburyo bwe ati, nimuze abahawe umugisha na data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa. Kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mumpa icyo kunywa, naje ndi umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Nuko intungane zamusubize ziti, Nyagasani, twakubonye ryari ushonje maze turagufungurira, ufite inyota tuguha icyo kunywa, uri umugenzi turagucumbikira, wambaye ubusa turakwambika, urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba. Nuko umwami azabasubize ati, ndababwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, n'igihe mwabaga mubigiriye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urasingizwa Kristo. Bakristo bavandimwe, mu gihe turi guhimbaza iki gitambo dusezera kuri uyu mubyeyi wacu, muvandimwe wacu Bernadetta, Kiliziya y'isi yose, umuryango w'abakristo ku isi hose, ndetse n'abandi bafite umutima mwiza ugwa neza ukunda, turazirikana n'urupfu rw'umushumba wa Kiliziya y'isi yose Papa Francisco. Imana yamuhamagaye muri iki gitondo nyuma y'imyaka 12 ayobora Kiliziya y'isi yose. Kwa rero Imana yashatse kumuhamagara muri iki gihe, Imana ikaba yashatse no guhamagara umunsi umwe umubyeyi wacu Bernadetta, byose bijye bitubera ikimenyetso.
ntabwo Kristo agenda wenyine mu babare, nta nubwo agenda wenyine no mu ikuzo ry'izuba. Abo yacunguye baragendana muri ibyo bihe byose, kandi yarabitubwiye. Atushaka kumurikira niyemere aheka umusaraba we maze akurikire. Icyo Imana idusezeranya nyuma y'ubuzima kirasobanutse rwose. Mu byahishuriwe Yohani intumwa twumvise amagambo agaragaza ubuzima tubamo hano ku isi: icyunamo, amaganya, imibabaro, inzara, ibyorezo. Ibyo Yohani yahishuriwe bikatubwira yuko ibyo byose mu bundi buzima ntabwo bizongera kubaho ukundi. Ni Yerusalemu nshya, n'isi nshya, n'ijuru rishya byagenewe intore z'Imana. Aho ngaho niho dutekereza kandi dusabira Bernadetta, n'udusabira Papa wacu Francisco n'abandi bose Imana yahamagaye bemera. Ubuzima bwa hano ku isi butubera nk'ikizamini, ni umukoro. Icyo Imana idushakaho turi mu buzima hano ku isi yarakitubwiye. Yezu abwira be uko bagomba kwitegura umunsi w'urubanza, yabivuze rwose mu buryo bufututse. Nubwo abo tugomba gufasha, kuba hafi, gutabara ari babana bavandimwe bacu, Yezu yisanisha nabo. Ati icyo gihe nzaza nkubwire, ninambaye ubusa uranyambika, nari ndwaye uransura, nari imbohe uza kundeba. Amagambo azabwira abamutunganiye, nabo bazatungurwa n'icyo kibazo cyangwa n'ibyo bibazo n'ayo magambo, kuko bazaba batarahuye na Yesu imbonankubone. Azababwira ati ibyo mwagira imwe muri abo bavandimwe baciye bugufi, igihe mwabaga mubigiriye. Uwo yari iki? Iyo duherekeza uwacu rero, nk'uko duherekeza Bernadetta, tuba tuzirikana ibyiza byamuranze, yagiriye abavandimwe, inshuti, abaturanyi. Tukazirikana urukundo yabagaragarije, abo yatabaye, abo tuzi n'abo tutazi. Ariko tukabwira Imana tuti, naho yaba ataranogeje neza, ataragutunganiye neza, akagira ibyo yakoze by'ibice, wowe ubwawe ubyuzurize kubw'impuhwe zawe, maze wa murage wagenewe abemera, abagutunganiye nawe azawubone. Nta wundi ni ukwicara mu ijuru, kuhatura iteka ryose hamwe n'abatagatifu bose. Uyu mwanya tuba dusabira nyakwigendera umubyeyi wacu, umuvandimwe wacu, ariko ukaba n'umwanya wo kwisuzuma natwe intambwe dutera tugana Imana, tugana ubutagatifu. Ese duhagaze duti kugira ngo tutazatungurwa n'uwo munsi kandi Imana yaraduteguje? Dusabe Imana rero kugira ngo ikomeze tube hafi, ari abazima n'abapfuye, kugira ngo urukundo rwayo rukomeze rwigaragaze, kandi natwe tuyigireho gukunda no kwikundisha abandi. Ngasaba Yesu nabane namwe. Turagusaba usakaze urakora amaturo maze yatagatifuze, kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igeragezwa ari uko ku bushake bwe yafashe umugati, arashimira, arawumanyura, nuko yohereza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze muryeho mwese, iki ni koko n'umubiri wanjye ugiye kuhatangirwa. Uko amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro, nanone arashimira, nuko yohereza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni ingoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenwa mwebwe n'abandi bose, kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora n'urwibutso rwanjye.
rikomeye ryo kwemera turamamaza urupfu rwawe nyagasani tugahamya n'izuka ryawe kugeza igihe uzazira mu ikuzo. none rero nyagasani igihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe twimuka dutanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira kuko tunyitwebwa no gushinga twohereza amaturo kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe asangira umubiri n'amaraso bya Kristo ko mutagatifu duhuze twunga ubumwe. Nyagasani wibuke kiliziya yawe igiye ku isi hose maze ngo ujya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco bahamagaye ukomeze umwereka iteka aruhukire mu mahoro. n'umwepiskopi wacu Vincent Harurimana n'abatora umurimo wa Ritari bose. Nyagasani wibuke uyu mucyo wahamagaye muvana kuri iyi si maze wumve umwe n'umwana wawe mu rukundo umeze nk'urwe no kumushushanya n'izuka rye. wibuke kandi abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakire mu rumuri ruturukaho. turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobora kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu umugabo we n'intumwa zabo ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze kuko iyo byagiye bisimburana. nuko hamwe nawe uzagusinze tukurata ubwa Yezu Kristo umwana wawe. wingiye gufashwa nawe wemeye kuturengera maze mugisa n'umugati no mugisa na divayi nibyo wemeye kw'ijambo ariko umurimo rwose ni wowe wabitubwiye twese uduhe kukwemera uzantere ubutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rw'Imana yanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe musaba imbaraga maze nsinde icyago nimba uri muraho nzaza untemurire nimba urwaye nzaza unabeze uzansubiza ubuyanja uzantera ubutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe ngusaba imbaraga maze nsinde icyago arwaye arwara mu bihe mbese bijyanye n'iminsi ye yo kugenda yaravujwe ntacyo namushinja nta n'icyo atankoreye nanjye naremeye ndavuga ngo reka murwaze ariko igihe cyarageze ejo bundi aritahira Imana imwakire mu Rwanda. murakoze umubyeyi Elizabeth Nyamvusi Bernadette Nyamvusi ni mama wacu yari umubyeyi wubaha abana yari umubyeyi ukunda abantu ntacyo namushinja yigeze no kugera iwe usanga avuye kugura igihaza aragisatura ajyana igisate n'abasigarana ikindi ntacyo namushinja Imana imwakire mu bana. harakurikiraho Tuyishime Pierre
nakwandura iteka ryose. Mpagaze hano rero ku ruhande rumwe ndishimye, ku rundi ruhande ndababaye cyane. Ikinshimishije ni uko kaka atabarutse agatabaruka afite kwizera. Kaka yari inshuti yanjye cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo abantu batapfa kubyuka. Ejo bundi namusanze mu bitaro, amubaza se kaka umukobwa mwiza turambere tuwapi. Avuga rero ugomba gusenga cyane. Ambwira ati humura kandi twakira. Umukecuru namuvugaho ibintu byinshi. Ku banzi ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubana n'ababyeyi. Uyu ni we wangize umugabo, yaramfashe ambwira ati sinshaka kuba uri kuzerera mu mujyi, ngwino kandi uzaba umugabo. Twabanye neza, nta kintu na kimwe nigeze mvunaho, habe no gutongana, habe n'umudamu n'abana. Tekereza ko n'abahawe bari barabizi. Babajwe rero nuko inshuti zanjye zose zinshizeho. Umwaka awusoje nabi, utangira nabi, kugeza n'iyi saha ndacyari mu bibazo bikomeye. Ajya gupfa ejo bundi navuye mu kazi kanjye gasanzwe, ndaza ndakuko biragenda kose sindi buryame, ntabwo ari ku manywa mu masaha 3. Mugeraho mucunga nsanga ari kumwe na Nyirasafari na senge wundi. Aramuhamagara aramubaza se kaka umeze ute? Ati meze nabi. Arangije aramfata mu kuboko aramubuza. Bwira abari bahari ndababwira ati sinshaka kuba ndi kubona kaka, kuko yakandaga mu mutima. Arangije ndavuga ati kagende njye kwiryamira kuko nari naniwe, nari mfite akazi nijoro. Nyirasafari aramperekeza tugeze ku muhanda, amugurira fanta, amubwira agenda ujye gusenga. Arambwira ati humura kandi ukomere. Habaye nko mu ma saa 6, saa 7 z'ijoro, nari ndi mu kazi ndi kubona mbona telefone, nabwiye bagenzi banjye nti umukecuru tayari. Gusa ndashima Imana ko kakagiye nta muntu n'umwe bafitanye ikibazo, haba n'umuryango, haba no mu nshuti ziba zisanzwe. Ngiye kuvuga byinshi navuga sinabona ibyo mvuga, kuko kuvuga ngo arashaje njye sinabyumvaga na gato. Nazaga akambwira ati se umeze uti? Akazi kagenze neza? Akambwira ati kora cyane. Nakwibuka ijambo gukora ko abantu benshi bambwira bati kora, akavuga ati nta kibazo, ariko birangiye agiye. Nta kindi rero usibye kumusabira amasengesho, kandi nzi neza ko nk'umuryango asize tuzashira hamwe, nta macakubiri na make, iteka ryose tuzahora tumwibuka. Murakoze. iyo mikoro ya Nyiramangana. Yesu na Mariya ubu n'iteka ryose. uyu mukecuru rero uyu mukecuru ushaje ni mabukwe, ashatse muri 75 namusangaho. Kuko uwo munsi nagezeyo yamfashe neza nk'umwana, mbese yambereye umubyeyi mu bintu byose. Ndabyara akansura, nagira ikibazo nkaza nkamuganyira, akamfata neza nk'umwana pe. Ubwo kera bahingaga amasaka yaradutumiraga tukaza, ariko ntabwo natahaga nta gicuma cy'umusururu ampaye. Ati ntabwo wakwiriguranywa ngo ugere mu rugo abana barare bari kunywa amazi. Ndamukunda pe, kandi nawe arankunda, na n'uru rwego mpagazeho. Yambereye umubyeyi, ni ukuri pe nta kintu namushinja. Nagiye kumureba mu ruhengero ari ku gitanda,
ngezeyo ndamubaza nti ariko uranzi? Azunguza umutwe. Nongeye kumubaza nti si uranzi? Ati ndakuzi. Nitwa nde? Aturi inyama yago. Mbonye anyobeye ntera kuzukuru kanje ngatereka ku gitanda. Ndamubaza nti si none uyu mwana uri kumumenya? Ati uyu mwana ndi kumumenya. Nti si ninde? Ati uyu mwana ndi kumumenya ni umwuzukuru wa Nyiramangane, kandi yari yanyobewe anyita nyama yago. Ubwo navuyeyo atanamenye azi ko ari nyama yago. Ubwo nageze mu rugo ndavuga nti aho nzasubira mu Ruhengeri. Hamagara umuhungu wanje nyine ndabwira nti navuyeyo meze nabi, naho imodoka yatwururukirije sinakujana ngo nguhagarike ngo twageza. None ntabwo nzasubira mu Ruhengeri, nze nzamufurira hafi. Ngize amahirwe kuwa mbere bati yavuye mu bitaro yasezerewe. Ubwo kwa gatatu twaraje, tugeze hano dusanga umukecuru ni ibikomeye. Ndamubaza nti si uranzi? Ati si ntakumenya ndakuyobewe. None si ndinde? Atari ko kuri nyama yago. Hewewe nturanzi? Ati ubwo twabaye aho umukecuru ari kumuya. Ndavuga nti ni umutima uri kumusya. Umukecuru akambwira ati fata aha. Nkagira ubwoba bwo kumufata ngahamagara Nyasafari. Nyasafari akaza akamwegura akamwiyegamiza, nkamubwira nti muhutuzi, agasuka ku kiriko akamusomesha utuzi tugaca impande zose. Nyasafari atari ko ibi bintu ukumva atanje ko byanyobeye ko ureba ukabona yari umuntu. Ariko ngiye gutaha naragenda amubwira nti kandi ndataje. Aturatashe. Ati Nyiramanga tukara. Aturatashe. Atenda umukono. Muhereza intoke aramfata arankomeza. Arambwira ati mwana wanje, mwarakoze nta kintu mutankoreye. Icyo mbasabira ku Mana, muzajya aho ngeze, ariko ntimuzanduranye, ntimuzazana amatiku ngo musebanye, cyo hoje igenda burije sanga abana. Ubwo nahise mfite amajagaraza. Ubwo ndataha, umukecuru yambereye neza pe, yambereye aho mama atabaye umukecuru yahabaye. Ntacyo namushinja, Imana imwakire mu bayo kandi izamuha iruhuko ridashira. Umukecuru nubwo agiye yari yariteguye kugira ngo yararwaraga twamujyana ku bitaro, ariko igihe yavaga mu bitaro ubushize yavuze ngo nibongera kurwara nimuzansubize mu bitaro. Ati ko ntegereje gukira. Ariko ejo bundi yararwaye bisanga ku bitaro, aravuga ati nubwo ndi hano gukira kwanjye kuri hafi, ntabwo kuri hafi. Tukamwihanganisha ariko wabona ukabona wapi. Igihe yatahaga rero ejo bundi mu maheruka ye ya nyuma, naje kumusura kuko ikindi gihe cyose abaga afite ikibazo aranyakoraga tukaza tukakiganiraho, ariko naje kumusura mugezeho aranyoberwa. Aravuga ngo ndavuga ni kakandinde ngo nturi bene gusatira si? Oya ntabwo ndiho. Wanyibeshye ngo ntabwo uri gasore? Oya ntabwo ndi gasore. Ubwo mbaho igihe ngiye kugenda akagenda mu mukono, aramfata arankomeza. Amfashe ankomeje, ndavuga nti si kaka ushaka kugenda umpaye umugisha? Atoya ahubwo ntabwo ari ahantu udasenze. Ndavuga nti noneho reka duce bugufi dusenge. Turasenga, maze gusenga musezeraho gataha. Byahenze umusibo nk'ejo ngiye kumva numva ngo kaka yatabanditse. Byumvikane rero nubwo agiye neza kandi yari yariteguye, kuko uburwayi bwe ntabwo ari uburwayi butunguranye, ni uburwayi bwamugezeho ndetse nawe akamenya ko igihe cyo kugenda kigeze. Ariko kadushima Imana ko yamuhaye kwitegura neza, ahubwo icyo dusaba ni ukugira ngo tuzahure mu bwami bw'Imana.
bahabwa icyubahiro. Kazungu gusenga kandi agakunda ab'umuryango. Navuga ngo byari umwihariko aho kenshi na kenshi imiryango ababyeyi nabo babyivangamo ikaryana. Uyu mukecuru yakumiraga amakimbirane menshi, ndetse kubera ko ndatekereza ko ari umuryango mugari, iyo twabaga duhuye turi abana yabashaga kudusobanurira ati uyu ni mwene runaka mupfaniki mupfaniki, cyane ko yari mukuru cyane kandi ibisekuru byinshi abizi. Reka rero tumwifurize kuruhukira mu mahoro. Nyakubahwa Padiri bamaze gutanga ubuhamya barakoze, ndagira ngo nanjye ngire icyo nongeraho kuko bifite impamvu. Umubyeyi Bernadette kuko amaze kuvuga ko ari umukirisitu kuko Kiliziya Gatolika bahabwaga amasakaramentu kandi akitanga umuryango remezo Mutagatifu Cecilia yabarizwagamo, umuryango remezo tuwuzi ahamya koko rwose yarabafatiye runini, ariko ngira ngo birahagije kuba baramwigiyeho byinshi bakomereza. Kuwa gatanu ushize nibwo namusuye muri gahunda y'abandi bakecuru n'abanyantege nasuye, ariko abo twari kumwe barashidikanyije bitewe n'uko bari bazi ameze aho yari ageze. Ageze Padiri aramusura, baraganira, aramukoraho iki akabasha kuvuga. Twese twatangajwe n'uko mugeraho aho yari ku gitanda mu cyumba, yaraturebye tubona ko abonye ko abantu baje bamusanga. Nyuma yo kumusiga amavuta namuhaye na Karisitiya kugira ngo ayimire, bisa n'ibigoranye, noneho byagerageza umire, ukananyereka ati mu muhogo iri kwanga, ariko akomeza ashyiramo imbaraga isakaramentu Yezu yakiriye, amwakira neza rwose. Ariko cyagaragaje ko afite gahunda afitanye na Yezu yakiriye inshuro zigeze muri 3 yakunze kugira gutya. Rero twari kumwe hari igihe cy'isakaramentu nyine biheza, Padiri agasigarana umurwayi, ariko yagize inshuro 3 gutya, wanasaba uri kumbwira ngo uzongera kumusura uje kunywa amasakaramentu, bisigaye ni ibya Yezu. Nkurikije ko namubonye ko aho twari kumwe ati ntabwo twari tuzi ko arabasha kugira icyo yakubwira, ko yavuga aramenya umuntu, avuze ati nicyo gihe cye cyo kwakira Yezu muri uyu mwanya kugira ngo amuhe imbaraga zimuherekeze. Bernadette rero aruhukire mu mahoro, Yezu wamukunze wibanira iteka. Ubwo buryo bwo gusezera uburyo butunguranye uko byahuriranye, urugendo rwe rwahuriranye n'urugendo rwa Papa Francisco, nawe nubwo mu gitondo inkuru nyine yatangajwe ko yavuye muri uyu mubiri yatashe kwa data, ejo yasezeye ku isi yose, umuryango w'abakirisitu n'abandi bose, kuko yatanze ubutumwa rwose mu ruhame agendera mu kamodoka kuko bisanzwe n'abarasezera, kandi amaze gutanga ubutumwa. Ntabwo abantu bahuza izo mbaraga yari afite ejo n'ukuntu bumvise ko yagiye. Ubwo bwari bwo bwa nyuma Imana yabigeneye kugira ngo abo bombi asezere ku babo baruhukire mu mahoro. Umuryango rero wa Bernadette ukomeze kwihangana, isengesho tuvuga isengesho tubamo imbaraga, kandi imbaraga zishize imizi mu kwemera, ukwizera n'urukundo dufite Imana. Reka rero dukomeze amasengesho amusezeraho ubwa nyuma muri uyu mwanya, mbere y'uko
gushyingura urwo. Mugire impuhwe igihe cy'urubanza kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda wose maze azasezerewe ibyishimo bidashira. Dusabe. Dawe n'Umutagatifu, turushimira kubera abari hano n'abapfuye kuko washatse ko nyakwigendera aba ari we watumye dukorana hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wa Yezu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga yemeza ko tuzabaho. Icyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose tugusaba duhuje ubuvandimwe tuvuga tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe hose ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro twumvire none tubarire ibicumuro byacu kuko natwe tubarira abaducumuyeho n'ubuterano bitwoshya aho dukiza icyago. Amen. Twizera kandi twemera yuko twese tuzazuka. Ni muri uku kwemera ngiye guha uyu murambo umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Icyubahiro duhaye Bernadette umuvandimwe wacu nikigaragazwe n'aya mazi y'agakiza yo gutera umubiri we, maze amasengesho tuvuga tumusabira nayo yakirwe n'Imana. Basaba abo mu muryango by'umwihariko n'inshuti hafi batabasha kumusezeraho kugira ngo baze hano bamusezeraho bwa nyuma. Ugushaka kwawe gukorera ubutitsa mubyeyi n'uwawe ungenza uko ushaka n'uwawe mukomeze nyura hirya, mukomeze muce hirya, muce hirya. Komeza mama, komeza hirya. Ca hirya mukomeze mucire. Bernadette abamarayika bakujyane mu ijuru, nugerayo abahuwe Imana bakwakire bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene.
nyagasani yesu nabane namwe ushobora byose nabaha umugisha imana data na mwana na roho mutagatifu. amen. Yes, tsindagira. Oya ho hihorere. Aho ntacyo. Wowe uraguma inyuma. Muri iki kigo bababwira bagiye bagana hano gutya kugira ngo inzira batayifunga bagane gutya. Oya bagerana bahagarana hari. Reba. Reba Nibaza hano gutya. bahagarana hari. Hari. Nyagasani Yezu Kristo, igihe umaze gatatu mumva watagatifuje imva z'abakwemera. Ni nayo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe, wehe umuyoboke wawe kuruhukana amahoro. We n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we kugeza igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka. Wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Bavandimwe, Yezu yaravuze ati nigezuka n'ubugingo. Unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Nimucyo rero turagize Imana uyu muvandimwe wacu watuvuyemo. Uhoraho tuguhanze amaso umva isengesho ryawe. Uhoraho tuguhanze amaso umva isengesho ryawe. Nyagasani waririye ku mva ya Lazaro duhanagura amarira turabigusabye. Wasubije abapfuye ubuzima duhera umuvandimwe wacu Bernadette wawugize iteka turabigusabye. Uhoraho tuguhanze amaso umva isengesho ryacu. Wowe wasezeranije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba tugereze uyu muvandimwe wacu mu ijuru turabigusabye. Uhoraho tuguhanze amaso umva isengesho ryacu. Uhagije umuvandimwe wacu amazi y'abatisimu mugiraho ikimenyetso wigishije amavuta y'abatisimu mwakire mu bana bawe turabigusabye. Uhoraho tuguhanze amaso umva isengesho ryacu. Umuvandimwe wacu umutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe mwakire mu mukiro w'ingoro yawe turabigusabye. Uhoraho tuguhanze amaso umva isengesho ryacu.
umuvandimwe wacu Bernadette dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye. tuguhanze amaso umva isengesho ryacu. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, ugirira impuhwe umuja wawe Bernadette, ugire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka, maze ureke kumuhanira ibicumuro bye, ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera. Ubuntu bwawe nibumuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Abahagarariye umuryango bari hafi. Fere, umukungu ari he? Ari he? Bantu mwaje kudufasha gushingura nyogokuru, tubahaye akanya kugira ngo kuko mwaje kudufasha nanone mudufashe kumwururutsa hariya mu mva, maze iyindi mihango yose irakomeza nyuma. Murakoze. Turamushimiye abari kudufasha rero murutse uyu murambo muri iyi mva iza kubika. Abana mwigire inyuma gatoya yarangiye. ngo twibanire mukunzi wanjye, urukundo rwawe Nyagasani runsaba gutungwa n'umubiri wawe buri gihe. Indabo ko ziri buze gutangwa, harabanza Nyirasafari n'umuryango we, abakobwa be n'abagabo babo bayobowe na Kabagabe, abahungu be n'abagore babo bayobowe na Rusatira. Izaduhuriza twese mu mahoro mbere yuko amasengesho asoza uyu muhango, umwanya uhagarariye umuryango.
yuko umukuru w'umuryango avuga nyuma y'uyu muhango abakobwa umuryango urabakeneye hari Nyirasafari Kabagabe Petronila Uwambajimana Beatrice Mukaruziga Bonifride uhagarariwe na Shizirungu umugore wera Dorosera uhagarariwe na Habana na Mujawimana nyuma y'umuhango umuryango urabakeneye barebe Felicien murakoze tuz'umuryango namwe banyamuryango murakoze cyane kuba mwaje kudufasha muri uyu muhango. Uyu muhango ni umuntu umwe cyangwa batanu batakwishoboza ariko kuba mwaje kudufasha turabashimye cyane murakoze. Ikindi kintu nabatangariza nta kintu tuzakoresha ahubwo ni ukuvuga ngo inshuti zacu uko bizashoboka kose uzaba afite ubushake bwo kudusura azadusura. Ikindi kigeretse kuri ibyo tuva hano turaja gukaraba intoki ni hano imbere mu rugo. Murakoze Imana ibahe umugisha mwakoze kudutabara murakoze. ndetse n'umuryango w'abakristo wa paruwasi ya Kampanga yongeye kwihanganisha umuryango ukomeye kandi Bernadette aho Imana yamugeneye ahature natwe tuzamusangeyo turi intore za Nyagasani. Kandi mwebwe mwese abavandimwe n'inshuti mwatabaye uyu muryango uwo mutima w'urukundo n'ineza Nyagasani azabibakomereza. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro dutunguriye none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho uduterane mu twosha ahubwo udukize icyago amen. ndakuramutsa Mariya wuzuye muhorana n'Imana wayabuje abagore bose umugisha na Yezu umwana byarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uraje usabira tw'abanyabyaha kuri n'igihe tuzapfira amen. wowe Mana Data na Mwana n'Umutagatifu nk'uko bisanzwe iteka rubawe n'ubu n'iteka ryose amen. Nyagasani Yesu nabane namwe nawe kandi muhorane ushobora byose abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. udutere ya ndirimbo rero umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo hamwe nawe ibyiza ndetse n'ibindi bitugora byose tujye twumva yuko ari kumwe natwe. Yagira singiza Nyagasani umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko yitegereje ubukene bw'umuja we dore kuvuga amasekuruza yose afitanye tumuhire ubone ubasha y'ibintu by'agatangaza izina rye n'iritagatifu kandi abamutinya bagiriwe ubwo amasekuruza ye yasimbura n'amasekuruza yerekana imbaraga zimuri mu maboko yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wawe